Reka nongere ngo ikaze amaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Yambi TV official, ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igihe cya 25 cy'ubuhamya nozaga imirambo, uruko ko cyarangiye ubwo amasengesho yari yateje ikibazo ikuzimu, hanyuma ikuzimu bagahita bakora inama y'igiteraganya kugira ngo barebe ikigomba gukorwa kugira ngo amahoro aboneke. Bakanzura yuko Ernest agomba kwitaherezwa ku isi akahava kugira ngo barebe yuko batuza. Ese koko baba baramwohereje ku isi? Nimba barabikoze byagenze bite? Nimba batarabikoze nabyo byagenze bite? Reka rero dushire aya matsiko twumva igice cya 26. Kwibutsa kureba munsi y'ubuhamya nyine ukareba ari bitukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, gahita ukana akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 27 cy'ubuhamya uzahite wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha yuko kigezeho ugahita ucyumva. Gahunda yo kunyohereza ku isi yaremejwe. Cyari icyemezo kidashimishije imbere y'abadayimoni, ariko niyo mahitamo yari yoroshye kandi ashoboka kuko natindaga byarushagaho kubibazo. Amasengesho y'abakristo ni bombe zikomeye cyane kandi zangiza ubutware bw'ikuzimu. Nabashaka kureba inyubako z'ikuzimu zisenyagurika ndetse zimwe zikaka umurongo hari ibyatsi biri kugurumana. Bamwe mu badayimoni bashaka kwimura inzu zabo bakazikorera bakazihungana. Aho twari turi amajwi y'abasengaga yageraga ikuzimu afite ubukana bukabije cyane, bigatuma bariyo babura amahwemo. Umwanzuro wo kungarura ku isi wagomba gushyirwa mu bikorwa. Nuko mbona bazanye gisa n'ikidobo kandi gifite imigozi igera mu kirere aho ntabashaga kureba, maze baramfata banterekamo mbona kiranzamukanye. Nageze ahantu mu kirembo, nageze mu gice kijimye cyane, ngo hano kumva nakanura amaso yanjye ngo mbashe kureba neza kuko nabonaga ntazi iyo ndi kandi numvaga ari nko mu kirere cy'urupfu. Nakomeje kwitegereza nuko ntangira kubona umucyo mu maso, mbona itara riramurikaho ndi kandi nkabona ndyamye mu gitanda. Namaze umwanya nibaza iyo ndi, ariko nza kubasha kubona yuko ndi mu bitaro kwa muganga. Mbona ko ari mu masaha n'ijoro kandi mfite intege n'umubiri wose. Nagumye mu bitaro ndetse nza kubona Marene yinjira. Iranyitegereje amamagara mu izina ariko sinabasha kumwitaba kuko numvaga ntari kwisobanukirwa neza. Mu gitondo cya kare madamu wanjye yagezeho kwa muganga, andebye mbona afite umubaro ukomeye cyane kandi nkabona afite impuhwe nyinshi. Nagumye mu bitaro ariko nkumva ndi kugenda ngira akabaraga. Kuva nagarurwa mu mubiri wanjye, namaze muri ibyo bitaro iminsi 3 mbona gusezererwa. Natashye iwanjye mu masaha ya 11 z'umugoroba. Ngezeyo nsanga bitegura gukomeza amasengesho batangiye kuhagera. Numvaga naniwe nahise ninjira muri cya cyumba cyanjye nabagamo kandi nabonaga urugi rwarangijwe nkuko nabirebaga ndi ikuzimu. Nahise ninjira negekaho urugi maze ajya ku gitanda aryama. Nkomeza gutekereza cyane kandi yaciye mu mwanya numva hanze batangiye kuririmba ngo batangire amasengesho nyirizina. Muri iryo joro agatotsi karantwaye ndasinzira. Nuko ndi mu bitotsi byinshi basha kurota inzu zikomeye cyane. Nabonaga undi kwirukanka mu ishyamba ry'inzitane kandi nkurikiwe n'ikiyoka kinini cyane, kandi nabonaga iryo shyamba ngo riri mu mazi magufi cyane ariko atarenze ibirenge byanjye. Nabonaga ari amazi make kandi nabonaga ari nka 12 z'umugoroba. Nakomeje kwiruka muri iryo shyamba kandi ikiyoka gikomeza kunkurikira. Nagendaga mbona uduhanga dutandukanye n'amagufwa atandukanye by'abaguye muri iryo shyamba, ndetse nkumva ndi guhabwa gusobanukirwa ko nta wigeze arokoka kandi ko nangerezo ngomba kurigwamo. Ibyo byose nuko nabyumvaga ndetse niko kuri kwari kundimo ubwo nibonaga muri iryo shyamba ry'inzitane. Nakomeje guhunga ikiyoka kandi mbona izindi nyamaswa z'inkazi zitangiye kunkurikira, zikajya zishinga amajanja ho nk'ikirenge. Umwijima wo mu ishyamba wiyongeraga ku masaha y'uwo mugoroba, hakarushaho kuba mu kabwibwi kandi urusaku rw'inkongoro, ibihunyira n'ibindi biguruka bikunda ijoro byatumaga nushaho kumva ntari burokoke. Nuko nza kunyuza amaso hagati y'ibiti mbasha kubona ahantu hari urumuri, nuko nihuta kurukurikira ndetse mpageze mbona hari agasozi karekare kandi urumuri nabonaga ntirwari rw'amatara runaka, ahubwo ikanzu yera y'uwari uhagaze aho ngaho ku gasongero k'uwo musozi niyo yatangaga urumuri rwinshi cyane. Nirukase ngana uwo muntu nawambonye yantegera ibiganza. Nuko cya kiyoka na za nyamaswa z'inkazi ntizahangara kwegera urwo rumuri kuko zari inyamaswa zikunda umwijima. Nakomeje kuzamuka ku gasozi, nuko mugeze impande umucyo uranganza nshaka kwikubita hasi ngo nsubire hepfo mu manga, ariko aramfata arandamira. Naramwitegereje mbona mu maso ye harabagirana nk'izuba kandi ibirenge bye byari byiza cyane kandi nta nkweto yari yambaye. Yambajije ikinyirukasa ndamubwira nti ndi guhunga inyamaswa z'inkazi zirenda kunyica. Arambwira ati ndiso nawe uri umwana wanjye, ntacyo ushobora kuba turi kumwe. Iri shyamba ryamize benshi cyane, ni ishyamba ryagutse kandi riteye ubwoba. Umusozi wo kurirokokeraho n'uyu wonyine. Buri gihe mpagarara hano ngo ndebe ko hari uwagana aho ndi
byibuze ngo mukize. Yakomeje kumbwira ayo magambo ampumuriza, kandi nanjye nkumva umunezero uragenda ugaruka, nkumva ibyishimo biraje kandi nkumva ndatekanye. Yafashe akaboko arambwira ati ngwino nkwereke ibibera muri iri shyamba, aho intama zanjye zarenze urwuri zizimirira zikicwa. Nuko mfata akaboko dutangira gutembera. Twatemberaga tunyura hejuru y'ibiti mu kirere, nuko tugeze hirya njyana ahantu twabonaga ibiti binyeganyega cyane, maze tuhageze arambwira ngo mpindukize amaso yanjye ndebe hasi. Narebye ubwoba burantaha, mbona yo cya kiyoka cyangwa se igisa nacyo kiri kugundagura n'umugore cyari cyafashe gishaka kumuyongobeza. Nabonye kimumira gihereye ku mutwe, asigara azunguza amaguru atabaza, ariko mu kanya gato kiramumira wese. Uwo twari kumwe arambwira ati uku niko intama zanjye zishira muri ishyamba ryica. Mu rwuri rwazo harimo ubwatsi, ariko hari ubwo zishaka ubwatsi burimo hano kandi hasi ho nazigeneye. Yakomeje kumfata akaboko dutambuka hejuru y'iryo shyamba, maze tumaze kurirenga anjyana ku musozi muremure cyane bikabije kandi utwikirijwe n'ibihu. Nuko ansaba guhanga amaso imbere, arambaza ngo ubonye iki? Ndamubwira nti mbonye ibicu byinshi cyane imbere yanjye. Yarandebye araseka cyane arambwira ati ongera witegereze neza. Nongeye kureba mbona ndabona ibicu byonyine, ariko nkomeza kwitegereza mbona biragenda bigabanuka, ndetse ntangira kubona umujyi mwiza cyane w'amazu meza kandi ameze nk'akoze muri zahabu. Yarambajije ati ubonye iki? Nanjye ndamubwira nti mbonye umujyi mwiza cyane. Nuko arambwira ati uriya mujyi watunganyijwe kuva kera kandi utunganywa n'abubatsi b'abahanga. Nuko rero nugumana nanjye ndakujyanayo kandi ntuzongera kubabara. Narase cyane mbona mise nkanguka, ndetse nkanguka ndi kumwenyura. Birandyamye mu cyumba cyanjye kandi hari hakiri ninjoro. Numvise ngize ibyishimo cyane, ndetse mpita mbyuka nicara ku gitanda. Numva hanze bari gusoma ibyanditswe, ndetse numva ashatse kubasanga nanjye ngo numve ubutumwa bwiza. Nahise mva ku gitanda nambara imyenda, nuko ndasohoka nicarana nabo bakomeza kuvuga ubutumwa, ndetse mu gihe cyo gusenga bakomeza kundagiza Imana, ndetse no gusengera umuryango wose wari usigaye utagira umwana usibye njyewe n'umugore wanjye ndetse n'inshuti zanjye. Mu gitondo cya kare nabyutse njya kuri kenkayeri kureba uko byifashe, ariko mpageze ntungurwa no kubona udukarito 3 tw'amakaro gusa, ibindi byose byaribwe byose nta kindi gisigaye. Nuko maze gushoberwa ngaruka mu rugo mbitekereza madamu wanjye. Madamu wanjye yambwiye ko bigomba gusubira iyo byavuye. Yambwiye iryo jambo numva nkorejwe isoni, kuko nahise numva ko yamaze kumenya amabanga yanjye yose. Madamu wanjye yambwiye ko icyoroshye ari uko ngomba kwatura ibyaha byanjye kandi nkitoza kugira amahitamo mazima ashingiye ku bumana. Yambwiye ko igihe bamaze basenga Imana yabahishuriye byinshi ku mabanga nari mbitse mu mutima wanjye, ariko ngo kuko Imana yantoranyije ngo nzaba umuhamya wayo, ngo Satani yarankoresheje ngo nsoze ubushake bw'Imana. Intambara Satani ahoramo ngo abagamije gusoza imigambi y'Imana, ngo natoranyijwe kuba umuhamya w'imbaraga zayo kandi ngo nzahindura imitima ya benshi. Madamu wanjye yambwiraga ayo magambo nkabona afite icyizere mu maso. Numvaga mfite ikimwaro mu maso yanjye ndetse no mu maso y'umugore wanjye. Numva ameze nk'uwambaye ubusa imbere y'abantu, ariko umutima wanjye nkumva urampa kwikomeza. Namubajije Nyamirambo uko byifashe, ambwira ko ibintu naho byamaze kwangirika, kandi ambwira ko adashobora gusubirayo ahubwo agiye gushaka ibiruta ibindi mu buzima, ari byo kunamba ku Mana akayikorera ndetse akitangira umurimo wayo. Yambwiye ko bibaye ngombwa yasiga byose nanjye akansiga, ariko umurimo w'Imana ugakorwa. Yambwiye ko atazigera asonza na rimwe igihe cyose azaba ari gukora umurimo w'Imana. Ambwira ko Uhoraho Umuremyi adashobora kwicisha abakozi b'inzara. Yambwiye ko ubutunzi bwinshi atari yo soko y'ibyishimo n'umunezero. Ambwira ko ubutunzi butavuye ku Mana nta mahoro butanga. Ahamya ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe aribyo byonyine bitanga amahoro, kuko wamwakiriye bya nyabyo atongera kwirebaho ku giti cye, ahubwo ko azi no ku butunzi bw'isi budafite umumaro. Umugore wanjye yakomeje kumbwira amagambo yuzuye ivugabutumwa rikomeye cyane, kandi nabonaga yarahindutse cyane. Inyota yari afite yo gukora za bizinesi nabonaga yarashize. Nabonaga atagitekereza na gato byo gutunga amafaranga. Mbona ntajya ashaka kumva ikindi kiterekeye inzira igana mu ijuru. Tukiri aho mu rugo tuganira, wa mudamu wari ufite impano yo kurekwa yahise agaruka mu rugo, ko yari yabanje gutaha ajya no kureba umugabo we wari ukirwariye mu bitaro. Yasanze umugore wanjye ari kumbwiriza ubutumwa bwiza, nuko umugore akomeza kundeba cyane. Ageze afata akanya arambwira ati Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo gukangara abadayimoni, nawe ugomba gutera intambwe hakiri kare ukiyegereza Imana. Dore kuzima inama yamaze gukorwa, barohereza igitero gikaze cyane kuri wowe kandi gishobora kuguhitana. Urasabwa kwiyeza cyane ukagarukira Imana, kandi nayo ntizagutenguha. Bakomeje kubimpanura banshishikariza kugarukira Imana, ndetse nkasenga cyane kugira ngo mbashe kwigobotora ingoyi ya Satani. Gahunda yari hari nuko ninjoro bagomba kunkora amasengesho yihariye, amasengesho akomeye cyane yo kumbohoza burundu. Nuko mu masaha ya saa moya z'ijoro abantu batangiye kugwira aho ngaho, batangira kwicara muri salo ngo amasengesho atangire. Nari nicaye mu ntebe, nuko ntangira kumva ubushyuhe buzamuka umubiri wanjye. Natangiye kumva icyokere cyinshi cyane kiza, ndetse numva mu mazuru yanjye harashyushye n'umwuka muhumeka nkumva urashyushye. Numvise batangira gutera akaririmbo, ariko njye numva birambangamiye cyane, ndetse nkumva indirimbo yabo irantera uburibwe bukomeye cyane.
nashatse gusohoka baramfata banga ko ngenda, numva bimbangamiye cyane ntangira kurwana nabo mvuza induru. Reka nkubwire icya 26 cy'ubuhamya nozaga imirambo araha kirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye ko byaje kugenda rero, icyo usabwa gusa no kureba munsi y'ubuhamya ukareba ari bwitukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukana kumenyetso k'inzogera gatakaza ku ruhande kugira ngo dushyire igice cya 27 cyabwo uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha ko kigezeho ugahita ucyumva. Nabyumviye rero mwumvise iby'imbaraga z'umwijima, mwumvise uko Ernest yaramaze kuva ikuzimu, mwumvise kandi uburyo bamushishikarizaga gukomeza gusenga ndetse n'uburyo bagiye kumukora amasengesho, ariko agahita yumva arahindutse kuko n'ubundi bari bamaze kumubwira yuko hari igitero gikomeye cyamaze gutegurwa, inama ikuzimu yamaze kuba. Ese bizagenda bite? Bazongera bamwisubize, bazamwica, bizagenda bite? Reka rero dushire amatsiko dukora subscribe ubundi dutegereze. Murakoze, murakarama, mugire umunsi mwiza rero. Njyewe JD wanyu, ubara nanjye uza kuri Instagram kureba JD wanyu ndetse ugakomeza gukora subscribe nyine ku batarabikora, ndetse mugakanda like, mukanasharinga iyi nkuru, mukanasharinga ubuhamya bukagera ku bandi bantu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.